Katariko neza ikipe ya Manchester United batuturari Fred akoraho baracyawutera hariya ku ruhande reka turebe hagati mu kibuga sasa uriya musore n'ibigenda ni Jefferson yari mariko so mu Brazil nya Colombia nibyo amazina ni Amerika y'Epfo cyane ibintu rero ubundi baravuga ngo ariko mubwire nubona amavubi igiberere nongeye kubakira nongeye kubaha ikaze mbifuriza kugubwa neza aho muri hose abari mu Rwanda n'abari mu mahanga mukomeza mugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibarinde coronavirus abantu rero bose mwanyandikiye mumbwira muti watuzaniye Taifa wagize gutya uyu munsi namubonye Tayimeze neza meze neza amakuru yawe ndashima twaherukanaga kera corona itarabivanga no kubibuga ku match ariko hari hashize igihe kinini hari haciyemo igihe bari bamaze igihe banyandikira narabikweretse bambwira ati Taifa bimeze bite ariko wabonetse noneho nabonetse buriya ngewe nubahiriza abafana icyo burya abafana sinzi ukuntu abantu babifata ariko umufana burya bari ingenzi abari n'umuntu w'agaciro kuri wowe tugeze aha kubera abafana rero tugomba kubaha agaciro cyagiye warabinyeretse nsoma ama message menshi nagombaga kwigomwa byibura nkashaka umwanya nubwo biba bitoroshye ariko nkashaka umwanya kabisa kugira ngo ibyifuzo by'abafana tubishyire mu bikorwa. Abafana urebye akenshi ikintu bashakaga kumenya hari ibiganiro byinshi bikunda guca ku ma social media cyase ku ma YouTube channels atandukanye ugasanga wenda hari ibyo buri wese ashaka kubaza ariko abafana kuri Taifa bifuzaga kumenya byimbitse Taifa kuri radio barakumva ibiganiro barabikunda ariko bifuza kumenya Taifa ninde Kalisa Bruno ubundi wa mugani ninde tujye kuri Kalisa ni Kalisa Bruno Taifa burya naryo ni naryo zina buriya banzi kuva nkiri n'umwana naranaryitwaga kera kuko urabona naho twavukiye mu mahanga habanza izina ryawe hagakurikira rya papa wawe ubundi niko bimeze so nge rero niryo nitwaga Taifa Cassian kuko papa yitwa Cassian ariko baravugaga Taifa Cassian noneho kwa kundi umwana nyina kura amazina yongera nibwo naje kuyongera Kalisa Bruno Taifa iryo rya Kalisa naryo buriya rifite aho riva kuko Kalisa hari data wacu witwa Kalisa noneho papa yitwa Cassian nyine Ngarambe Cassian so urumva rero nje hari nashatse izina ryihuse cyangwa ndavuga intinyahuze gute niho naje kureba ndavuga se Ngarambe Bruno cyangwa iki numva Kalisa ndaribona mbona ni izina rihinnye ndavuga ni ntacyo naryo ko ari ryo muryango basi ndifata gutyo bari barakwisendeza mu rugo ngewe nitwaga Taifa nyine Taifa ni izina rya Cassian kubera kuvukira mu mahanga ntari nyarwanda bari baraguhaye niko nitwaga wavukiye hehe ngewe navukiye muri Tanzania navutse muri 83 urumva ko imyaka nyitwaye nyakora yigerere iragiye ni myinshi cyane muri 83 n'amashuri rero niho wayize amashuri navuye narayarangiza uri muri secondaire oya twari tukiri bato twavuye tukiri batoya mwaje ryari twaje 94 94 wahingukiye i Kigali naje mvuye i Kigali kuko twabaga mu nkambi aho ababyeyi bacu mbega iyo uvuze Tanzania abantu bumva ahantu henshi hari Kayisho nayo ikabamo utundi duce hari aho bitaga Ishaka hakaba handi ubwo n'abanyarwanda twebwe nuza yacu yabaga ni Karagwe ariko hakaba muri Karagwe Kayisho noneho tukabaho bitaga Ishaka niho twabaga hakaba n'abandi urumva abanyarwanda bari benshi nkuko bamwe batura abanda hakaba babaga za Nkwenda ahitwa za Kimuri ahitwaga urumva bari abanyarwanda benshi kuko twaragiye ababyeyi bacu barahunze kera ariko noneho abana niho bagiye bavukira nyine urumva niho twavukiye uraza muhingukiye Kigali mwe mwazanye n'ababyeyi bose wari uri kumwe n'ababyeyi bose warumbajije uti muza mwahingukiye Kigali nibyo ababyeyi twari turi kumwe ababyeyi banjye bose kuko iyo twabaga mu mahanga twabanaga n'ababyeyi banjye birumvikana na nyogokuru na sogokuru ariko nyogokuru we ntabwo twabasha kuzana ko yashaje turi hariya mugeze i Kigali wahise ukomerezaho noneho kwiga rero tugeze i Kigali kuko twaje direct
twaraje tuvuye Tanzania, hari kuntu amakamyo yazaga akajyana abantu mu nkambi, abantu bagenda ukumva bamwe ngo barajya aha, hari abajyaga inkambi za Kibungo, kuko urumva iriya nzira ya Tanzania yose mwarazaga nyine mukagenda abantu bashaka, hari amasambu, intoki, aho abantu bazaragira, hari abari bafite inka, hari abafite iki, urumva noneho ariko tuza twasanze Grand Frere ku mupaka, araza aravuga ati nimugira ahandi muca muzi, tuje tugera i Kayonza, tugeze Kayonza aravuga ati ndabona ari hafi y'umujyi, kugira umuntu aza akabasura kandi turabona bimeze neza, mwebwe mwaguma hano. Tugera i Kayonza, ababyeyi niho bagumye, tubonaho kuba tugira gute, ariko twebwe ubwo ni ukuvuga Grand Frere yahise avuga ati mwebwe ntago ndi bubasige, nge na murumuna wanjye, ahita avuga ati muze, kuko ndibuka twageze inaha muri Kigali n'intambara yari itararangira neza, kuko nk'ariya za Jari wajyaga kumvamo amasasu bari bakirwana, kuko twageze nk'inaha nko mu kwezi nko kwa 9 kane, nko mu kwezi kwa 8 kwa 7 gutya kurangira gutya, ariko wumvaga nyine mutuntu tukiri ariko twageze imbere kabisa. Uhita ukomerezaho kwiga, wize hehe noneho amashuri wayakomereje? Nagiye nize muri primaire yo mu Rugunga, kuri APR Rugunga niho nize. Ndazana natangiriye no hasi cyane, kuko ubwo byagombaga kubanza kugira ngo umuntu ajye gutangira igifaransa, kandi twebwe hariya twigaga igifaransa, usibye ko twumvaga bavuga ngo mu Rwanda avuga igifaransa, ntago twari tuzi nyine nuko bihagaze. Ubwo nkihagera nagiye APR Rugunga, ariko kuko buriya muri AP ryari ishuri ryari kuri standard, ukuyeho aya mashuri y'abafaransa nk'iriya École Française ndetse na École Belge, andi irindi shuri ryageragezaga rigwa nko mu ntege yazo ni APR Rugunga. So nagezeyo kubera standard bariho, barambwira batugomba guhera hasi. Icyo gihe natangiriye mu wa 3 primaire, ntangira mu wa 3 primaire, mu wa 4, mu wa 5 ndahakora kugeza mu wa 6. Maze gukora baduha n'ikizamini cyaho, kuko baragiraga gukora n'ikizamini cyaho kugira ngo hagume, ndagikora ariko biranga, byanze nsubiramo, kuko urumva nahuye n'igifaransa kigize gikakaye. Birangiye umwaka wakurikiyeho ndakora, mpitana navayo njya kwiga kuri lycée, muri lycée do Kigali. Niho warangirije? Muri lycée do Kigali nahavuye ngeze mu wa 4. Muri senior 4 nagezemo, urabona bya bindi by'abana, ubundi amaraso burya ya gisore yari hatari. Twageze guhera mu wa 2 nyine kubona ibintu byinshi, muvoma ibintu bitandukanye, ubwo urumva nanjye nari ngeze muri secondaire. Hari byinshi rero nko mu rugo, ntajyaga mu rugo, kuko ngiye nakuriye, urebye hanini nakuriye mu muryango wa gisirikare, bakuru banjye bari abasirikare. Noneho urumva ntiwaninyagamburaga, buriya abasirikare hari ukuntu umwanya wo kugira ngo urasohotse mu rugo reka da ntago bawuguhaga, buri kintu wagendaga nk'ugenda hejuru y'amagi. Noneho nakanya ubonye waragaprofitaga ku buryo bukomeye cyane. Noneho ubwo urumva mu rugo twigaga dutaha n'ibiki, ariko simbone wa mwanya wo kwidagadura. Abana twari duturanye aho, nabonaga abana bakavuga ngo urashaka kwishinga, ngo bari abana ngo bakwa kanaka, ngo bariya ngo ibiki, ibintu nk'ibyo nyine. Ariko ngiye nkababona nanjye bagenda, ariko nkumva nanjye ku kantu karimo, nkavuga ariko ngiye bazandeka nsohoke ryari, nanjye ngende njye kureba, kuko numvaga bavuga ngo za Cadillac, nkumva baravuga he, ariko nkavuga aho hantu nzagerayo gute. Noneho icyaje kubitera rero, ngeze muri lycée, noneho guhura n'abana benshi bafite imico itandukanye. Urujya muri internet icyo gihe, mu wa 2, mu wa 1, mu wa 2 nigaga ntaha. Ariko noneho stili guhura nabo, kuko naragendaga mu gitondo nkirirwa, hari ngiye nataga nka 3 z'ijoro, nabanje kujyayo nk'iki, nkaza kuvayo ntaha nyine nkagenda. So urumva byaje gutera ikibazo, biza no gukubitana ko Grand Frere icyo gihe yaje kugira ahantu ajya amara igihe adahari, noneho nkasigara mu rugo, noneho ndigenga nkora ibyo nshaka. Cya gitsuri bandebaga kigize, noneho ntangira nanjye kugira gute, kwiyobora, kuko ntiyari ahari. Ewana ubwo ndatangiye noneho nkajyanza nkagenda naho hose za Cadillac nkajyayo, dutangira noneho gukora ibikorwa bibi cyane. Mu wa 3 noneho tugeze mu wa 4
biranga noneho baza kudusanga nk'abanyeshuri muba muri ahantu badusanga twagiye ahantu nyine mu kabari turimo kunywa icupa kandi ntibyari byemewe yari amasaha ya break. Ubwo hari umuperefe wagiraga amahane byatari araza ati bimeze bite kwa kundi avuga harimo umwana w'umusazi abarasimbutsa mushyizemo ikofe amushyizemo ikofe. Ubwo baba baragiye nsigara njyenyine aho ngaho nicaye ndavuga ni sinasigira icupa riri aha ngaha ndavuga abantu b'ibigwari biruke bati icupa ndavuga intishwe ewana icupa ndarikwatakiye ati uriya muntu nkubise uramuvuga cyangwa ntumuvuga ndavuga ntago muzi. Ubwo biba ikibazo turagiye n'iki nsubiye ku ishuri baba barampamagaye bati vuga umuntu wakubise. Rero principle twari dufite kandi naho ari wowe ndavuga se ndajya kuvuga umuntu ndabamukoreye neza ndaje ndavuga intoya barangije bahita banyandikira nyine expiration bahita bambwira bati turakwirukanye. Ndagenda ndabisinyira baranyirukana nuko navuye kuri lycée wa mwana nawe wakubise nawe barahavuye kuko yari n'umutanzaniya yari umutanzaniya waje kwegena hanga yari umunyarwanda ariko twabitaga abatanzaniya nyina yari umunyarwanda isa ari umunyamahanga ariko yaraje kwegena urumva we yarakubise aranataha urumva nge nagiye mu kimbo cye wenda niyo nza kumenya ko agenda nari kuvuga inti n'uyu usibye ko sinzi ko byari kugira icyo bitanga kuko twese twari twamaze kugaragaramo icyaha. Nuko rero naje kuva kuri lycée ngeze mu wa 4 navuye muri lycée nagiye kwiga kuri Nyamata High School. Nagiye high school n'ubundi twigaga biriya nigaga humanities nkuko bayitaga. Okay, warangije secondaire ryari tayi? Secondaire nayirangije 2007. Tujya muri kaminuza? Nagiye kaminuza niga muri KIM. Nize muri KIM hariya bayiriya secondaire hariya Kigali Institute of Management iba hano hepfo umanuka ujya nka hano kuri 15 ndiga ngeze mu nari mvuye mu nizo wa mbere wa kabiri ngiye mu wa gatatu biza nyine kuzamo kantu ntago negeze ndangiza ariko niho nize nyine nigeze mu wa gatatu burya biterwa n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye hari kuko muwa mwiga mwishyurira kandi yari n'amafaranga menshi hari ibintu nyine byajemo bitari byiza abo twiganaga benshi bagiye barangiza. Nyuma rero nari nyuze gato ku bijyanye n'amasomo ku bijyanye n'ubutoya ibyitangazamakuru byaje guteza hano inzozi zawe za kera? Urakoze kuva na kera nkiri umwana tukiri no mu mahanga twari abana ariko twakundaga umupira kuko muri Tanzania buriya umupira wabo wari wa kera za Yanga za Simba wasangaga no muri class twigagamo wasangaga bamwe bavuga bati turi Yanga abandi turi Simba. Iradiyo yabagiri hano ku gutwi urumva twari abana ariko mu rugo habaga radiyo ngewe nafataga niruka nshyira kuri ku mupira hari radiyo nyine zawogezaga radiyo ya Tanzania yarawogezaga tukaba tuzi ngo saa 9:30 saa 9:30 twabaga tugomba gushyiraho tugashyiraho Simba na Yanga zabaga ziri bukine nari ndi umwana ariko nabaga nzi ngo iyi ndayifana n'abakinnyi bose 11 nabakubwira kandi icyo gihe nkiri muto cyane aho rero aho twabaga bari abakazungu bari nk'abakuru bacu ko kazungu buriya twari duturanye ariko buriya ni nk'aho ari bo badukundishije umupira muri quartier kuko bakundaga ikintu bita umupira cyane bo bari bakuru yaranawuzi buriya nawukinaga n'abakuru banjye hari n'abakuru banjye bandi bari inshuti nibo bagiye badukundisha umupira n'abandi benshi kuko uwo mwaka wabo bigaga umwaka wa 7 ariko bari bazi ibintu bigendanye n'umupira. Noneho radiyo nabaga nayicanye nkashyiraho nkumva umupira Yanga na Simba abakinnyi bose n'umuzamu n'umusimbura n'abaganza abakinnyi bose bari bubanze kandi nta handi nababonye twe hari kure ndakubwiza ukuri ahantu twari dutuye hari abantu barinze bava aho twari dutuye barinda bataha mu Rwanda bataragira Dar es Salaam kuko byari inzozi nanjye ndimo nge nagiyeyo nyuma kubera itangazamakuru nibwo nagiye ngera Dar es Salaam bitari rimwe bitari na kabiri kuko nyuma nagiyeyo ariko uretse mu ikaritsiye yacu hari abasore babiri nzi hari umwe uyu Kazungu Clever niwe wagiye mbere kuko yagiye 9 ngira 9 ajya Dar es Salaam abandi hari undi musore bita Bene nawe yari yaratsinze ajya kwiga handi ariko ava yajya Dar es Salaam
abandi bari sinibaza abandi bagiye kuko bari baki cyane. We rero urumva kujyayo byabaga bikomeye, ariko twe twarabyumvaga umupira twabaga tuwuzi. Ariko nkabanzi n'ubu ngubu ubona nashaje n'iki byose mu hari kera, ariko ubu nanakubwira nkakubwira ni Yanga yo muri 90, Yanga yo muri 96, 98, 97, nshobora kuyigushyira hariya cyangwa na Simba zose nkaba nazivuga. Ariko kubera ko twarafataga, nge nakundaga itangazamakuru, nkakunda n'abantu cyane bavugaga umupira bogezaga. Uriya Charles Hilary, hakaba n'undi bitaga Joseph Kamia, bavugaga umupira, bavugaga Sekafa kweli, agatangaza umupira nkavuga ni nanjye ibi bintu uko byagenda kose nzabikora. Niho wakuye urukundo rwo kuvuga ni uko byagenda kose nzatangaza umupira, kuko nabaga ndi no mu ishuri turimo twiga ko turi abana, nkagenda n'abanyeshuri barimo bumva nkabanima nkatangaza umupira. Hanyuma mu byo wambwiye wize rero ntago waje kuryiga, wisanze gutera mu itangazamakuru? Niko bimeze. Hano naje kureba nsanga birasa naho bigoye kwiga itangazamakuru, na cyane amanota nari nabonye muri kaminuza cyangwa ni byarangoraga cyane, nuko wabaga banje kwiga za lettre, ugakora indimi, ukagira ute, nyuma yaho mukaza gukora ibizama batsinze nibo bemererwa kujya hariya. Ariko ngewe ibyo nari narize byari bihabanye, ariko naravugaga inuko byagenda kose tu nzarikora. So umunsi umwe ndabyibuka, nari ndi mu rugo, umusore umwe arampamagara, ubakora muri Rwandeya, bamwita Musoni. Arambwira ati se ko hari iradiyo impamagaye ikambwira ngo nze kuyifasha, kandi nkaba numva nkiyaminiya neza, ariko nkaba nkuzimo ubushobozi, waje tukajya gusayidira. Iyo yari radiyo bita Sana Radio y'umugabo bita Karasanyi, ni pasiteri hariya kuri Deliverance Church hariya Kicukiro. Noneho akibimbwira ntabwo najuyaje, naravuze ni ini sawa, ini reka nze tugende. Hari ryarugo hashize igihe kinini cyane, kuko ngira ngo sinanambye, ngira ngo byari 2009 irangira 2010. Ubwo mba ndagiye, ariko akabari kumwe n'undi mutipe umwe, we ahageze aza yakubise n'icyo kunywa, ahageze barimo basenga. Urabona hariya Kicukiro, iyi ni radio, uru n'urusengero, abantu bari mu masengesho bari. Noneho umutipe kubera n'icyo kunywa atangira gukubita ibibambase n'ibiki byose. Pasiteri baraje aravuga ati rero wowe ntuzagaruke, atahubwo aba babiri abari bo bazagaruka. Ariko nabibonaga nkavuga nti wenda ni ukuza gukora nk'ubusesenguzi gato tukigendera, wenda ntago bizaramba. Nza gukora, turakora, bumva nyine ndacacambuwa kabisa, bumva baravuga se uyu mutipe yarasanzwe akora itangazamakuru. Baravuga ati uya tise kazi ibintu by'imikino. Ahita ambwira ati kabisa kuva no munsi ubaye umunyamakuru wanjye. Iradiyo yakoraga Kicukiro, tuza no kwimuka tujya he, tujya ruguru Nyanza ya Kicukiro. Turakoze tugakora muri kondisiyo mbi. Ni radiyo izamura koko, ushobora kugenda ukahakora, ariko ikigendanye n'umushahara cyo ntubaze. N'itike ubwacu ninjye nayishakagamo kugira ngo ngere kuri radiyo. Nkemera nkishyurira itike, ariko nkavuga ndajya kuri radiyo. Noneho ndahakora igihe, mpakora igihe mbona experience kabisa ihagije, ku buryo nanjye nari ntangiye kumva urwego ngezeho. Nkavuga nti ahangaha rwose ibyo maze kumenya mu itangazamakuru ni ibi ngibi birahagije. Nanayikunda sana kabisa, nkavuga nti mba mbona iyi radio rwose nta handi najye. Ubwo kugira ngo nze kuzamuka muri make, ngere no kuri aya maradiyo yandi, icyo gihe kuri contact baza kugira ikibazo cy'abanyamakuru. Abanyamakuru bari bahari, bari abanyamakuru batatu. Hari Tigosi, hari Theo, hari na Kazungu Kireva. Icyo gihe hari Sekafa y'ama ekipe y'ibihugu. Noneho Kazungu ajya Dar es Salaam, yagombaga kuyogeza. Nuza Tigosi na Theo bagirana ibibazo no ku kazi, sinzi ahantu batumvikanye na boss. Biba ngombwa ko babaha suspension, icyo gihe ngira ngo babaha ibyumweru niba ari ukwezi.
noneho Albert abwira Kazungu aramubwira ati se wadushakiye umunyamakuru ubizi ku buryo agufasha kuri Dar es Salaam akajya kwakira inaha yewe nawe akogeza nze kumva uburyo ameze ku buryo twamuha n'akazi akazakora. Kazungu aravuga ati ndamuzi, ahita atanga izina ryanjye, aranampamagara arambwira ati rero natanze izina ryawe ngiye kujya muri Sekafa, ubwo uzaba uri tayari niba guhamagara uzogeze, kuko arasanzwe abizi nyine no kogeza mbizi. Mba ngiyeyo mvuganye njya kuri contact ngerayo turavugana, ariko nsanga boss ntabwo yarahari Albert. Ariko asiga babwiye ati umuntu uri buze gutya mu muhibi 30 n'ibya transport araza kogeza umupira. Ariko nge simbimenye ko ndi kuki, simbimenye ko ndi nko kuntuza nko ku kizamini cyo kuvuga ati uwo muntu tuze kumva uburyo avuga. Igihe kiragera, icyo gihe Uganda niyo yakinaga, niba Uganda yakinaga n'u Rwanda. A1 ikipe y'igihugu y'Abagande nari nyizi yose. Guhera mu izamu guhera hehe. Umupira ndawogeza. Kazungu akajyagira hariya nanjye nkogeza. Akampa nk'iminota nanjye nkavuga. Turarangiza ndataha ba Maria Transport. Albert ahita babwira ati uwo mutipi ntazabacike. Ngiye ngumaho, ngiye kubona mbona barampamagaye. Njyayo ndagenda, Albert arambwira ati twarakwishimiye, twumvishe uvuga uri umunyamakuru mwiza. Nsinya kontra. Nabera mu buzima bwanjye nibwo nari ngiye gukorera amafaranga, nanjye bambwiye umushahara numva nanakwikubita hasi kuko sinari naregeze ku kwezi mpembwa byibura ari 30,000. Mvuge nti yinjiye ku kwezi, ariko bambwiye umushahara. Naravuze se aba bantu bibeshye cyangwa ndongera natekereza se nayange cyangwa umushahara mwiza wongereho ngo cya neyo nzayishyiraho ikindi gihe, ariko ari umushahara kabisa. Narabonye nanjye ndavuga ni kwa kweli. Ngo byari 2010 na kangahe? Icyo gihe byari bimaze kuba 2010 2011. Byari 2011. Ewan agukubise umushahara wa da. Abaraho nkubise wadanje. Biranshimisha byatari. Noneho ubwo inyuma batiguse nabo babaraje. None barambase se baguhembya ngahe, ndaceceka kuko bari baravuze ati umushahara nibanga ry'akazi. Ndaturiya ndavuga iri nta muntu ushobora kubwira. Ubwo no kazi barambwira baturamenye ntuzagira umuntu numubwira iki umushahara wawe, umushahara uhembwa. Mba ndaturiye ndaceceka. Ariko naravuze ni kwa kweli. Ndabyibuka umunsi bampembye, umunsi bagiye guhemba abandi. Ngewe nari ntaragira gute, nari ntarafunguza konti. None bahita bambwira bati rero reka tuguhe sheke ariko ubutaha uzaza tuzanire konti. Bampaye sheke njya kuyabikuza. Inshuti n'abavandimwe ndazihamagara, ndazibwire nene muze abarya amafi abarya iki, barayakubise bataha bavuga bati kwa kweli. Yarangaho icyo gihe tayi. Wenda nibanga. Riracyari ibanga n'ubu. Burya ntawamenya, ariko urumva 2011 tuvugisha ukuri. Utangiye baguhemba kuri CFM natangiye bampemba 200,000. Icyo gihe abantu bahembwaga ni bangahe? Nta na radio nimwe yayahemba uretse kereka wenda na radio y'igihugu sinzi, ariko icyo gihe nayo sinzi neza kuko hari ibyo bakuragamo niki. Ariko mu bantu bahembaga 200,000 muri 2010 bari bake cyane kuri radio. Barayankubita ndishima. Ndavuga ni kwa kwera hana ahantu. Niho natangiriye rero itangazamakuru, ni naho nashingiye imizi kuko nasanze igitangazamakuru kiri complete, cyuzuje ibyangombwa. Aho ushaka telefone irimo amafaranga yose ukayabona. Niba ari uguhamagara iburayi umukinnyi hariye wakoraga mu kidakama yabaga arimo ko kanya ibyuma byose byari byesitaye, CFM yari yesitaye bien. Buri kintu cyose amafaranga utavuga ngarashiramo, buri kintu utavuga ngo iki kinyamwuga. Iyi mukinnyi niba uvuze inkuru y'umukinnyi cyangwa iki, ijwi riri hariya, ijwi ry'umutoza ari hariya, buri kintu cyose. Niyo inkuru z'iburayi twavuga ku bakinnyi b'Abanyarwanda, nyina twabaga dufite nimero zo kuko nyina wa Gaël Bigirimana twaramuhamagaye live muri studio. Turamubaza turamubwira tubwire, aratubwira buri kintu cyose. Urumva rero cyari gitangazamakuru cyubaka izina ry'abanyamakuru ku buryo bukomeye cyane. Ni naho navuga ko base yose rero naje kuyikura noneho ishikamye ku buryo n'abantu batangira kuvuga ati Taifa. Abantu baye bakavuga ati umunyamakuru umeze gutya na gutya. Hose rero niho hatangiye gusa naho hanyubakira izina muri make. Wahamaze imyaka ingete?
ni myinshi kuri CFM nshobora kuba narahamaze imyaka 4 nahamaze imyaka 4 n'igice kuri CFM haje kwamo ibintu nkeka ko umuntu wese abantu bose barabizi hatemo ikibazo gikomeye icyo gihe boss nibwo yaguraga Rayon akimara gufata amamiliyoni ye ayashyize muri Rayon Sport kuko bivugwa ko ngo yatanzemo hafi miliyoni 300 icyo gihe miliyoni 300 yari amafaranga menshi yari base kabisa ku buryo miliyoni 300 wabaga uyafite ukavuga uti nzahemba nzagira gute ubuzima bugakomeza akimara kuyigura kuko yatekerezaga ko wenda azunguka nge simbizi akimara kuyigura ukwezi kwa mbere ubundi twahembwaga kuri 19 twabaga twatangiye kuyafata ku buryo twe byagiraga ahubwo rutranti tugatangira kwiguriza abantu tuti nyamuneka ni mutugurize ntumwaduhaye akantu ko twe twayamaze noneho icyaje kuba birengaho ya minsi ukwezi ubwo no kuvuga ukwezi kwa mbere akigura Rayon ya 19 twahembwaga byararenze none turenzaho iminsi 15 ubwo no kuvuga tekereza icyo kintu kitabaga kuri za tariki 19 ntago twahembwe turenzaho n'indi minsi 15 twinjira mu kundi kwezi hari abataramu baravuga ati ibintu byakomeye kuko ndibuka harimo n'umusore bitaka ubaba muri Amerika n'abandi bataramu benshi hari abatipe b'i Burundi bari barazanye basomaga amakuru bitwa ba Fred bitwa ba Neri bitwa bande bari ba Junior Nangwe bari bahari hakaba abo bose CFM muri komeye yari ifite amabuye y'abanyamakuru bateye ubwoba abantu tubona bitangiye kuducanga hano baravuga ati nyamara iyireyo igiye gukora ibara ukwezi kwa kabiri kakubitemo yo aho twahuye n'ingorane noneho turavuga tuti karabaye abantu bari baramenyereye agashahara turavuga tuti turabaho dute nayo aza atinzi ariko nge kuko nari mbizi ikipe ivuna ndavuga inti buriya nibyo turabyakira noneho bigera igihe ikigo kitari gishoboye noneho guhemba abanyamakuru kuko twageraga mu banyamakuru hafi 54 biba ngombwa ko batangira kugabanya ariko noneho kugabanya ari kondisiyo kuko boss wabo yaragiye azana umubirigi bitaga Beri Boarem no umubirigi ariko w'umwarabu w'umunyamaroc ariko yabaga muri Belgique yarafite ubwenge bwa nyine amuzana inaha kugira ngo aramubwira ati iradiyo yarananiye vayi managing rwose kora icyo ushaka ariko iradiyo twongere tuyizahure ariko aza stili ibintu byarabaye bibi abanyamakuru beza baragiye kandi please utakaza abanyamakuru beza bizina ni nako publicité burya zigenda abantu bagavuga ati baba bakoraga none baragiye reka da aba bakoraga none baragiye reka da bose biba bibi bibaye bibi habaho politike noneho yo gusezerera abanyamakuru ariko noneho kondisiyo yari ihari ko ari gusezerera abanyamakuru noneho bahembwaga menshi bahera muri babandi bahembwaga boya hari abandi ba mbere bazaga bahembwaga amadore 800 abahembwaga muri za magana bakurikizaho nyine bandi bose bakurikizaho bati gose bahembwaga nabo isi n'abateo bakurikizaho bandi noneho nza gusigara mu kiganiro noneho birukanya bo bose haba ikibazo mu kiganiro nsigaramo ngenyine biba ngombwa ko mamu uriya hari umukobwa twakoranye nanashimira cyane kuko uriya mukobwa yaritangaga zino gukora cyane mu bigendanye yaritangaga kweri mu mikino twabaga duhari tukavugana mamaci hamwe bamwita mamu Mariam Kabendera avuga watijara none biba ngombwa ko mamu yakoraga mu kiganiro bitaga ngo ziripendwa yashyiragaho indirimbo za kera z'Tanzania inyakenya biba ngombwa ko bamuzana mu kiganiro baravuga ati kugira ngo akore wenyine reka tuzane nde mama araza turakorana noneho bigera igihe yuko ikipe y'igihugu yari igiye gusohoka igiye mu ntuza mu gukora bari bagiye muri imikino nyine ariko cyane cyane yari nka pre-season biba ngombwa ko icyo gihe bari kujya mu bihugu bitatu bari kujya Botswana Afrika y'Epfo na Namibia noneho baza kumpitamo federasiyo iza kumpitamo ko ari njye uzajyana na nationali noneho mbigeza ku kazi niba rwo banyandikiye na buri kintu cyose ndagenda ndabipresenta mbyereka Ober
uwo mwarabu ndamubwira dore by'ikiba ngomba guherekeza ikipe ngo aravuga ngo ntibishoboka aravuga ati sakazi uragaterane ndavuga inti ariko aka nako ni akazi ndamubwira kandi umenye ko iyi ni radio yacu izabiri yonyine twe tuza dutangaza amakuru aravuga ati oya abanza kwanga yanze nibwirira Robert direct ndamubwira ko ari mbuza kugira gute biba ngombwa ko babimwumvisha noneho haravuga ati kuki ari wese kuki batareka ko ikigo kihitiramo aravuga ati ariko niwe basabye buriya hari impamvu biba ikibazo nabwo yabanje kubyanga ageze harabyemera aransinyira ariko ako kana sigara karwaye njyewe ndigendera njya mu mahanga icyo gihe twaranatinze ko twamazeho igihe ngarukiye ndi kumwe n'Amavubi nsanga wa mugabo nyine yagashyizemo agashyiramo mpageze nsanga hari n'abandi banyamakuru yazanye ndahabasanga mu kiganiro ariko ndavuga inti kuko nk'umuntu utekereza burya hari ubureba kure ukavuga uti hano harimo akantu nanjye narahageze ndavuga nti nta kibazo reka nkuru uko bishakirwa ndakora hashize iminsi ngiye kumva numva arampamagaye arampamagara arambwira ati nta nubwo ari we wambwiye yantumyeho Lion Manzi arambwira ati rwose gutya na gutya kuko we yari yatinye no kuza urebye kubimbwira Lion Manzi arabimbwira arambwira ati rero kabaye Beri yagusezereye tariko uzaza gufata amafaranga yawe n'iki byose hari mu matariki haburaga nk'iminsi nka 12 ngo ukwezi kurangire natari kuzaza gufata amafaranga nta kibazo nanjye nambwira ntacyo aravuga ati se ko yansabye ko wihanganiye iminsi ukabuyikora wenda igahwana n'ukwezi ndavuga inti hoya ndavuga giye gukora ahantu bagusezereye ntago wakora neza nta nubwo wakumva ufite umutima muzima mpita ngenda mpavuye kuri Stredio ko kanya bahita banyakira kuri Stredio bahise banyakira kuko nahasanze umugabo bita Remy masanga n'umugabo bita Kevin Katuramo nibo baranyakira kuri Stredio guhera icyo gihe kuko Stredio ubu ngubu nari mpamaze imyaka 7 kuva 2014 nari mpamaze imyaka 7 ko nageze hafi 14 ni 7 ni imyaka 7 kuko twasinya contrat y'imyaka 3 yarangira tugasinya indi y'imyaka 3 ubwo urumva ho ni 6 imyaka 6 niho kugezana n'ubu niho amakuru ya siporo rero guhera mu butoya twahereye utangira kugeza aho ugeze ubu ngubu na experience n'urugendo rurerure gukorera ubuntu guhembwa kudahembwa guhangana habamo ibibazo byinshi muri siporo bigenda gute kugira ngo ubashe kumara imyaka nk'iyo umaze mu iyi siporo kandi ugikora habamo ibibazo byinshi sinzi wavuze umutoza sinzi wavuze umukinnyi ni iki kintu cyagufashe kumara ino myaka yose ukibirimo icyambere burya mu itangazamakuru nabonye emi ntibazakubeshye icyambere ni ukuri muri siporo bisaba kuvugisha ukuri kandi ukavuga ikintu gihagazeho neza apana rimwe uraha ubundi uraha ugeraho ukamera sinzi kuntu ariko abantu bose ubiciro ry'imigani ariko iyo waje ugafata umurongo ukavuga uti niba ari ukuri muri siporo ndagushyira hariya nkugaragaza nicyo kintu cyambere kigenderwaho ikintu nemera ibyo byose ndabyibuka twaricaranye na Kazungu Kireva arambwira ijambo rimwe yarambwiye ati nubu umunyamakuru ukunda inzoga perezida w'ikipe runaka akaguhamagara akakugurira sinzi SG akaza ngo ndabitana undi akaza ngo fata gutya ngo ari kugire gutya yarambwiye ati baza ahuzavamo nabi cyane aravuga ati ngewe njya ku mupira nkagenda impande zose zintuka aha barantuka ati rero uwo niwe munyamakuru ukuri kwawe konyine noneho abakumva nibo basigara bavuga bati nyamara wa muntu ukuri kwe buriya n'ababosi bazima bumva ashobora kumva akavuga ati uyu munyamakuru ni muzima bitewe n'inzira urimo inzira y'ukuri inzira itari yo kubeshya ngo marambogamiye kuri uyu ya hari igihe ushobora kubagamira ku muntu ukica kariyeri yawe nanone hari igihe ushobora kuvuga umuntu abantu bakavuga ati uyu muntu hari icyo bapfa rimwe waca hari akavuga ati ariko sha uriya muntu hari icyo mupfa
bamwe ntibatinya no kuvuga ngo ishobora kuba yarabimye komisiyo ngo habayemo ibi ariko nicyo cyagiye kidufasha ni ukuvuga ngo mu itangazamakuru iyo utabaye uvugisha ukuri ukagendera mu kuri kwawe icyo wavuze uno munsi ukagisubira kwabe umuntu yakoze ibintu bizima wijya kumwicira izina niba umuntu ibyo umupira umusaba yabikoze ugiye kumwicira izina waba ufite icyo upfa nawe so ejo bundi rero ya radiyo imazeho imyaka 7 abantu bose bari bamenyereye Taifa hari n'abanditse mu matelefone yabo Taifa City Radio bagira gucyabona winjiye muri timu ya radio na televiziyo 10 byagenze bite byaje gute ibyo bintu rero birakomeye ariko rekreto mazibaho oya zijya zibaho ni Burayi zibaho cyane hari igihe ujya kumva sinaha gusa no muri TZ buriya habaho na timu z'abanyamakuru bakomeye ukajya kumva ngo hajitwa Cloud FM ewa nukumva ngo yoye ngo abanyamakuru ngira bajyanye ukajya kumva ngo itwaye aba buriya mu buzima ntago ari ukuvuga ngo uzaguma ahantu ngo hanambire cyangwa ngo ugire gutoya n'ubucuruzi umuntu ashobora gutangira acuruza urugero wenda imyaka akazagera hiyo step ayirenga akazagera ku rwego rwo gucuruza amamodoka akazava agacuruza n'ibindi bikomeye akaba umuntu ni ukuvuga rero duhera hasi tugenda tuzamuka ni ukuvuga ngo iyo uvuye hamwe ujya ahandi rwose biba ari byiza ampulisi ugiye none hahisumbuye tuvugishije ukuri Emi itangazamakuru rimazemo igihe nawe urabizi ibitangazamakuru birarutana City Radio na Radio DC rwose biratandukanye mu bushobozi ni na nkuru noneho no mu bushobozi kandi twese burya ni ubushobozi umuntu twese nicyo tuba dukurikiye kuko buri umwe abashaka kubaho no kugira gute iyo ubonye abaguha ibyiza rero burya birenze uragenda ni nk'uko umukinnyi ashobora kuva muri reka ajya muri APR ubu ushaka iki ushobora gukurikira hari byinshi hari ibyiza bikugenerwa ukavuga uti nange reka ngende njye kwatanga umusanzu ariko bitibagije ko nta handi uvuye buriya naho ntabwo ugomba kuhapinga kuko niho uba warakuriye ariko nicyo cyabayeho baratwegereye turaganira tuvugana neza ibyo bampaye ndabyishimira ndavuga ni nange naza nkafatikanya nabo nkahinduraho na miliye nkareba uko bimeze mugezeyo uyu munsi nagize amahirwe yo ko ari n'umunsi wawe wa mbere wakoze byari bimeze bite kwisanga rero kuri radiyo nshyashya uyu munsi wari umaze imyaka 7 uri kuri studio kwinjira ubanza wagendaga unahumirije ukagera kuri mikoro yawe uyu munsi byari bimeze bite aho ni nko kubwira ni nko kuvuga navuga iki mbega ni nk'ubu urabona nka uriya Hamilton utwara buno bwa umodoka bwa Formule ni nko kwamubwira ngo avuye muri Benz yatwaraga aje nko muri Ferrari ngo azahagera wenda ngatangire yitinye oya kuko ntago natinya kuko bariya bataramu bose twarimo dukorana ni no mu busanzwe mu buzima busanzwe turahura Kazungu twarakoranye igihe kinini twakoranye kuri Contact dukorana no kuri studio Sam Karenzi nawe nuko turaziranye mu mipira ahantu hose ku bibuga ni inshuti urumva rero ntago namutinya Anta nawe nuko duhurira ku mipira Axel nuko uvuga iyo timu rero ntago wagiramo ikikangoya kuko kereka aribwo bwa mbere buryo umuntu utinya ni wa undi ubwa mbere ushobora no kumuzana ushobora no yanavuga byonyine akaba yanakwiruka kikanga ariko nkeka ko kubera bamwe tuba duhura cyane tunakora kandi mikoro burya nibaza kubeshya ni zimwe abari zimwe so ngayo nguko studio muyivuyeho we na Regis mwerekeje kuri Radio DC by the way congratulations kuko ubuzima bwagenze neza nta cyuho mubona muhasize Kanyuzo harabona abonye ngo Kanyuzo yibereye imfubyi oya ariko buriya reka rero nkwereka ikintu buriya mwitangazamakuru aho utinyira ushobora kwibeshya ngo uvuye ahantu ngo hagiye kugira yego ukihava hari igihe bishobora guhungabana
ariko buriya kubaka izina hari n'abandi bashobora kuza hariya bakanakora ahubwo bakanaturenga bakavuga bati hano kuri studio abantu barahavuye ariko abaje nabo bateye ubwoba twari tuzi ko bizaba nabi ariko cyangwa bahagumye kuko bariya n'abasore nabo bafite experience nka Kanyiza urebye igihe amaze kuri radio afite experience ihagije Nepo nawe nuko urumva hari n'abandi wenda bazagenda bazana so urumva ko nta kibazo gishobora kuba cyahaba yego ka kantu gasigaramo urumva na audience y'abantu wenda bumvaga bashobora kuvuga ngo iki ariko kenshi burya radio ntibazakubeshye n'igibura bayumva so ngayo nguko wambwiye ikintu cyagufashije gukomeza gukora itangazamakuru kandi bikakorohera ndashaka kwibaza noneho mu myaka urimazemo itangazamakuru ryo mu Rwanda rikuri niveau yo kuba ryatunga umuntu urikora ku buryo ndabizi n'iryo wakoraga nta kindi ugeze ukora urishakiramo umugore wubaka urugo uyu munsi urimo uranahindura ibitangazamakuru ni ikintu umuntu ashobora gukora kikamutunga ko ari ahantu unyura bakavuga ngo dore wa munyamakuru ngo dore umunyamakuru nibyo ariko ku rundi ruhande naho biragoye ni amaradiyo make hano muri iki gihugu nabikubwiye hariho amaradiyo complete adahemba ibyo namwe murabizi ukajya kumva ngo iriya hakazayo abantu bashaka kwimenyereza hakazayo abana bashaka kwimenyekanira ngo batwike ariko ikigendanye n'umushahara umwaka ukaza uwa kabiri ukaza uwa gatatu ukaza reka da sina radio gusa hariho n'amateleviziyo ameze gutyo kugira ngo ujye kuhakora akaba ari wowe winginga cyane utanahembwa mwambabariye nkaza ari nacyo mbona cyishe itangazamakuru kuko abantu bose bari muri uwo mujyi umwe kuko mbona abantu bavuze bati twebwe ntago tuza tudahembwa bishobora no gufasha kuko niyo yaba ari make ariko yaza ariko ubu kereka ibitangazamakuru bikeya nibyo nkubwiye nkahumva nk'ubu bashobora kumbwira ati ngwino turakurokirise nkagenda nirukanka kuko mba ntazuyaza ko ibyo banyemereye bazabimba kandi mba nzi ko byibura ku kwezi nzabona akantu ariko hari n'ahandi ushobora kwicara ukavuga uti nta kundi nabigenza reka mfe kuvumiriye kandi abantu barabona urajya gukora barabona uragira gute ariko mu rugo wajya kumva nko ku kwezi ukumva randi road atari kuyu munyamakuru katanyishyura ibyo byinshi byagiye bibaho itangazamakuru rero hano mu Rwanda mbona ntakubeshye kugira ngo uzarikore babone wakize ibyo ni nko gutoragura indege irimo n'abagenzi ahubwo ukayitora irimo abagenzi ewan nkuko wabona nka Rwanda hari ukagenda ukavuga uti ndayitoreye kandi abagenzi bataranishyura abanyamakuru ni bake n'abanyamakuru bake nabo bigiriye ayo mahirwe rimwe ku ijana ariko reka nkubwize ukuri biragoye ati biragoye kandi koko ni nabyo biragoye gusa iyo ukoze neza nanone ugira imana ukabona izo rekirito maze kujya nawe uhembwa neza ndimo ndagana ku musozo wambwiye abantu benshi mwagiye mukorana nabaye abanyamakuru mwakoranye nawe ujya wicara ukavuga uti wow no muntu namwigiyeho ibintu byinshi uyu nguyu yamfashije ibintu byinshi kariyeri yanjye uyu nguyu yayigizemo uruhare ni benshi ariko navuga hari Clever nkuko nakubwiye inama yagiye angira Kazungu Clever ariko bitavuze ko hari nabandi nagiye mpurira nabo kuri tere bafite ibitekerezo mukicara mukaganira buriya nka Sam Karenzi ngewe nkitangira kumva abanyamakuru najyaga mukurikirana agikorera kuri Sarusi ariko noneho nkumva Karenzi uburyo yakoraga itangazamakuru ewana perfect ritarimo niba ari ukuri aravugisha ukuri niba ari ugukubita hasi arakubita hasi ariko nta muntu ngo ararengera ngo arakujya inyuma mu mafuti ari nacyo kintu buriya kishe umwuga wacu w'itangazamakuru abantu ugasanga ni hatari ubwo turiya ni number 1 ariko akabogama ku buryo bukomeye akaba yabeshya n'ibintu ku buryo n'umwana w'imyaka 5 ugitangira kumva umupira akavuga atari kuriya munyamakuru nubwo tumutinya atari ko kwa kweli atarabogama bikajya hariya nicyo kintu muziho niba ari amakosa yayashyiraga hariya pembeni akavuga ati bimeze gutya rwose ibyo nkabyemera ibindi naba abanyamakuru bose ubona bagiye bakuru hari byinshi twagiye tubigiraho dusoze n'ikibazo cya nyuma hari abana benshi bakunda Taifa kumva ibiganiro byawe bakunda izina Taifa burya akora urubuga rw'imikino bifuza gukura nabo bakora amakuru y'imikino bakora urubuga rw'imikino nka Taifa nize nama wabagira icya mbere mu itangazamakuru nta kwigana iyo uje wigana ubu byinshi ukora freestyle yawe ushaka
wiza ngo wumve ngo nakoraga gutya ngo nawe nibyo uje gukoramo oya tangira intuza yawe umurongo wawe uje gukoramo ni ukuvuga ngo nicyo kintu kizakugeza kuri ariko nuza ukavuga uti nje kwigana Emi nje kuvuga nk'ibyo avuga ntago bizaguhira kuko n'abantu hanze bazumva bavuge bati uyu muntu koko wapi arimo arigana burya ibintu byo kwigana ntago ari byiza ariko wowe uje ku murongo wawe ukavuga uti ngewe nje mwitangazamakuru njemo ngiye gukora gutya umurongo wawe ukoramo kereka ari amakosa abandi bakaguhanura batariko biriya bintu ukora si byiza ariko ni wumva uri mukuri ibyo bintu bikore kuko nibyo bintu byawe wumva kabisa bikurimo so ngayo nguko rero ni Taifa uyu munsi nabatumiriye ngira ngo abantu mwari mwansabye ko muganiriza mukamumenyaho byinshi ngira ngo hari ibyo mumwungukiyeho tayi wakoze cyane urakoze cyane Emi reka nanjye mbashimire cyane cyane burya abafana iyo bakwishyuza buri gihe bati ariko kutamutuzanira burya bari byo abafana baba bakeneye nyine kukureba noneho uganira n'ubuzima bwacu baba bukeneye nyine kugira ngo babumenye so urakoze ni byiza ubwo buriya n'ikindi gihe wenda ushobora kuvuga uti ndashaka wenda ko tuganira kuri ibi anytime mu gihe naba mpari nta kibazo so ngayo nguko abijeje ko azaba hari igihe tuzamukenerera kandi ntago tuzamura tayi wakoze asante.